kuri ibyo biganiro mu masaha make bari gutambukaho uko byari bimeze mu magambo make byari uko byari bimeze kose turabagezaho akanya ngo muze kubona uko byari bimeze. Reka tubashishikarize kureba video igiye kuba muri kano kanya kuko ibintu bigiye kubera hano ndibaza nakasamuta mu kirundi baravuga ngo nakamaramazi. So rero turabakunda cyane mukomeze kubana natwe mu kanya tubabereka byose ko byaberaga hano ubwo bahanze bari ku rubyiniro ubwo batambuka ku itapi abo ba TikTok bose muri buze kubabona mu kiganiro cyacu. Mukomeze ko subscribe. Nagiye kubona abakomedi nagiye mbona bo benshi cyane barimo harimo ingero zose aba TikTok abahanzi ba filime abakinnyi ba filime ni ibintu binini cyane biza kubera hano. Karibu reka twakire umuhosta mukuru meze ni Kamaro yo ni neza reka twumve kugira ngo utekereze kino kintu gikorwa hano. Ni content nyine nk'izindi zose ariko creative nyine ntagabura ka TikTok umuntu akanagamo gake hanyuma nireba ngakoresha kugira ngo ugire abantu batera nkunga bose mbona bari hano nka Premier izambira ikintu kimwe twahuriye mu gitaramo cyayisha ndakubwira ngo kubera icyo utapromote indirimbo yanjye urabyanga nagutunza ameza ngahe nkugabura brother unafite n'ikibazo buretse uyu munsi wano nahamagaraga mukuru wawe Junior Giti akambwira ngo bro uwo muniga ngo yabaswe n'ibyo byabwenge ngo inzoga kandi weho ntago wigeze unywa inzoga brother sibyo inzoga urabizi narazigukuyeho mama wawe ko yamaye inka mwarayimaye. Yes, kanizera ko mukomeje kumugana neza cyane umwe sawa n'ubucu mu gihe bitandukanye amajyepfo amajyarwa asirazuba nsubirengera bwaryo bizere ko mwabasha kora subscribe ku televiziyo zanyu zimwe rukumbi zibakunda cyane neza ndama wanje muri Kigali 250 yego magana 250 kugira ngo tubagezeho ibintu bigiye bitandukanye hano kanya musanze hano turi kumwe hano turi muri ka free zone nawe bita mu mvuga ngari. Yes, nagira ngo uba presenting abantu badukurikiye bamara gufungura ino channel cyangwa se bakimara gufungura ino video imaje kwa ahangaha turi muri ka free zone twaje muri party yateguwe na Kamaro naho ngo ni party yitwa TikTok pari aho aba TikTok bose bashobora kuba bazwi mu Rwanda bari buzegura ku ino stage bagatambuka ku itapi bifotoza n'abakunzi babo ariko akaza no kuba n'indi mwanya yuko abahanzi batandukanye harimo ba Skytu harimo ba Mico the Best barimo ba Papa Cyangwe n'abandi batandukanye bari buze guperforming abantu abaturage bari hano ku akanya hano ni ibirori bitandukanye biri habere harimo abakorobate abantu batandukanye hano bose baza gukorera hano ku ino stage. So kano kanya rero hari umuntu ushobora kuba afunga ino video bwa mbere akavuga ati se Kamaro ninde ni muntu ki akora iki sobanura abantu abadukurikira babwira uti byifashe bite kano kanya bahereza amakuru Kamaro mu magambo make Kamaro no muhosters ni umuntu utegura ibitaramo mu tubari ategura ibitaramo bitandukanye uyu munsi yifuje guhuriza hamwe aba TikTok mu Rwanda ngo bashe kwegera abakunzi babo babashe kugira na partnership kuko burya ushaka gufana umuntu ariko utazi ngo atuye hehe utazi ngo asagute aka kanya uyu munsi ari gufotozanya ku itapi hano aha duhagaze niho bari buze kugaragariza abakunzi babo ese akamubaza ibibazo bitandukanye ku muntu ukunda. So rero bivuze kubera hano icyo navuga Kamaro ni umuntu hosta ni umutegura ibitaramo so nyambo tuyano rero ngo kureba ibibaza kubera hano abo bahanzi batandukanye n'abandi batandukanye mu buryo butandukanye. Katobwe ngo baza kwihereza ijisho twabera hano nka Kigali 150 n'umuvandimwe ukuri 150 turaba turi hano rero kugira ngo twese kubagezaho ku macano dukorera aho muze kuri ibyo biganiro mu masaha make bari gutambukaho uko byari bimeze mu magambo make uko byari bimeze kose turabagezaho akanya ngo muze kubona uko byari bimeze. Reka tubashishikarize kureba video igiye kuba muri kano kanya kuko ibintu bigiye kubera hano ndibaza nakasamuta mu kirundi baravuga ngo nakamaramazi. So rero turabakunda cyane mukomeze kubana natwe mu kanya tubabereka byose ko byaberaga hano ubwo bahanze bari ku rubyiniro ubwo batambuka ku itapi abo ba TikTok bose muri buze kubabona mu kiganiro cyacu. Mukomeze ko subscribe. Nagiye kubona abakomedi nagiye mbona bo benshi cyane barimo harimo ingero zose aba TikTok abahanzi ba filime abakinnyi ba filime ni ibintu binini cyane biza kubera hano. Karibu reka twakire umuhosta mukuru meze ni Kamaro yo ni neza reka twumve kugira ngo utekereze kino kintu gikorwa hano. Ni content nyine nk'izindi zose ariko creative nyine ntagabura ka TikTok umuntu akanagamo gake hanyuma nireba ngakoresha kugira ngo ugire abantu batera nkunga bose mbona bari hano nk'abari kubireba ari kubona abatera nkunga bari kuri guno affiche hano. Abatera nkunga nabo baza bitewe na content
kuko urumva ni content ihuza aba influencer batandukanye ariko yitirirwa TikTok party so ntago rero umuterankunga yakanga kuza kubera ko urubyiruko still ni rwo rwamamaza product yawe so niyo mpamvu abo bose bana bari hano hari ikibazo nakibaza mukabije turi kukuvuga intro Kamaro ni muntu kimba ko ari umuhosta utwara ibitambo bitandukanye mu hoteli mu tubari akaba yifuje guhuriza aba TikTok bamwe hamwe muri rusange n'abafana babo kugira ngo bashe n'abahanzi n'abakomedi bose Kamaro iki kintu kugira ngo witekereze kinini gutyo byakujemo gute kugira ngo hosting iki kintu kingana gutyo urumva ntago ari ubwa mbere nakoze za The Shre Party ni content yanjye mwarayibonye abantu bayatendinze n'abantu bayijemo yari nini cyane yari big editions zigera muri zingahe hanyuma ntibwo za bandana na ba Philipita nateguye boro nyinshi mfite ama content nyine mu content creator icyo cyanjemo nyine ndavuga atari kubategura nuze TikTok party hanyuma ngahuza aba influencer no mu Imbuga City anga kuri Car Free Zone tugakora show mbi nkora concept urumva nziza nyehereza umujyi wa Kigali muri company twa Mopas baraturayiganiraho banteraho kashi dukora contract banyemera gukorera hanga hanyuma score nayo barebye concept baravuga ati nta mpamvu kugira ngo ntidukorane nawe byose no kwitinyuka pa Kamaro maze ko nako bino bintu maze ko umuntu munini duheruka muri Onomo Hotel utwara Karisimbi Award nk'umunuza nk'umuhosta mukuru cyangwa umuhosta ukunzwe cyane mu Rwanda ibi bintu maze ko nako byakugunya gushikariza n'urubyiruko ruba rwabyinjiramo bino bintu biracuruza biracuruza kubera ko ubu ngubu muri kino gihe social media yakemuye ibintu ariko na experience nayo igakonta no kuba urindi igitekerezo ukaba ubuze uburyo uri buze kukiraninga ibyo byose nibyo bintu bituma umuntu ashobora gukora ibi bintu so icyo nishimira cyo nuko n'abanyarwanda muri iyi minsi basigaye bakunda event bakunda kujya mu parties urumva ntago haruzura mu kanya nibwo hari bwuzure cyane aho so byose it's all about God sibyo Imana nirikora ariko ntago Imana yabikora utagize igitekerezo kizima so tinyuka urumva ugire confidence ibintu byose bizagenda neza tukure kujya gutegwa n'ibindi wakira abashyitsi bakuru bagiye kugera hano murakoze cyane kandi amahirwe masa mu bintu murakoze cyane mwamfura sawa okay mukore subscribe nyamuneka kuri televiziyo zanyu zimwe rukumbi zibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ni Kigali 250 versus ukuri 50 Imana ikunze kubarinda abahungu banyu Nyita Big Man umuhungu rwa Gasabo turi imbere ya kamera Kigali 150 hano mfite umwartiste n'umuhanzi ndagira ngo mwakira mu kiganiro abibwira dukomeza My baby for life shape Coca-Cola ujungola nkundungola uburyo ntwala matela wafashe mateka sinzi ikintu mbona mo dowoli shayayo wagwana komisiyo by Pinofeke fake of course king of the bass of upcoming artist mtoto abutamwa nagenda talkative tutaravoka utinyubite vineshe kuri magic wandavuzwe mu byashobero hit hotel Zuba nyiti inshuti y'aba boss nyitijwe y'aba diaspora yamani mwumvishe amazina yivuze afite amazina nk'ayishoka ngo yitwa Binovia ni wa muhanzi muzi wakoranye indirimbo na Jackie nkaba musanze muri Car Free Zone aho hari igitaramo cy'umuhanzi uri muri Amerika aba TikTok TikTok party nuko yari ku stage avuyeho nifuza kuvugana nawe ese nuko ndashaka kubaza ikibazo cy'amatsiko kuki waje wambaye gutya ku stage ibi mbikesho bita Hedge designer wanjye dukora muri Vination kuri Magic cyakoze no munyafrika wambaye nongwe bisemo icyangwe kimeze neza niyo mpamvu naje mwayibaza Hedge ntago nje mwayibaza ko ngiye mfite umuntu negurira imyenda ugomba kumbwira ati urambara ute gute imyenda y'ikirora abayizi akamitira amati wambare gutya niyo mpamvu nambaye gutya man abantu bakonye ku rubyiniro habaye amagambo menshi yise mutipe ni babandi baje ni umupede ndagira ngo mari mu ngenge abantu by'amapede je bura bamoze simbanga kubi ndagira ngo akongera kumbwira ibintu by'amapede buriya ntacyo navugana semu ndagira ngo abantu badukurikiye cyangwa bakonye ku rubyiniro kuba wambaye gutya nabyo ni n'ubutindanye wa nta hantu hamwe bihuriye this is a fashion ntabwo tambara ikariso uri mu fashion urumva yaba hano mba nakinza akantu ngende umupede gute badman nyuma y'indirimbo mwasohoye na Jackie yagoyenze viral igeze hafi mu 300 ese ko na ndirimbo ya gusora nyuma yaho aravuze ngo banzurere umurongo ira ndirimbo ihaye ejo mu gitondo ndasohoye indirimbo yanjye na buri ngwi na buri kantu bitego kaba wagwana ma brother abahungu gende urumva
ubwo urumva rero ukuntu Rwanda ziba zimeze Yego. ntago njye nigeze mpagarara nubwo wenda nitwa ambassador of upcoming artists Yego. urumva ambassadeur n'ubu abavugira aba upcoming namajije kubona ko aba upcoming bataba agaciro ke twe turashoboye brother Yego. niyo mpamvu rongewe mba naje nateguye mvuga ngo se Wigaragaze. stage iri buze kubitirwa hariya Yego. iya mbere araba ari yande Yego. sinkubeshye stage ari taza kuba iya mbere hano ndaza kubaza abanyamakuru abantu benshi batangaye baravuga si umutipe aka nagashezanye niwo muhango utubanya mbere ku rubyiniro uje wambaye bitunguranye nuko abantu bari biteze ko abahungu bambara iri ni ibanga ryo kugira ngo showbiz wifate mu biganza ni ukuvuga ngo abitwa ba Bruce Melody bigira abami bizi njyana nta kintu kimwe bategura ajya kwambara yambaye injurugutu ugasanga agiye gukora igitaramo yambaye injurugutu yambaye ibintu by'ibipenti biraho nabanza amenye gukora amakuru niki ibintu by'amatiku nge ntago mbigenderamo zakora staff zanjye nge mu mvuge cyangwa se mu byihorere urumva ko akomeza indirimbo bita gukabira sohoke ejo mu gitondo nza kuvuga iki rero nge nabisanishije no kuba ugiye gusohora indirimbo ari agatwikuje kugira ngo uriho agatwiko brother indirimbo ni ya buri ngwino na buri kantu nge bizafasha iki kuba ugiye kuyigaragaramo n'indirimbo yagoinze Vairo ya Jackie nawe hari n'indi bita hari n'indi nakonye na buri ngwino na buri kantu abita ndafashe brother urafashe ndafashe nuko twayise bari bazi ko nasaze nk'abatigita bakanga gufata amafone nk'abananiza bikarangira bamborotse abantu bagukunda bakunda umuziki wawe abantu bakunda umuziki wawe cyangwa abantu bakurikiye kuri TikTok n'ahandi no kunywa imbaga zikoresha urabasaba icyaga kanya kugira ngo indirimbo yakomeze kuzamuka nabasaba njye ntago nisebra ndasabira aba upcoming bose muri rusange ndagira ngo mwumve ibihangano by'aba upcoming ko nabo barashoboye yaba izo stage bazikubita nziza yaba indirimbo bakubita indirimbo nziza yaba buri kimwe cyakorwa kandi cyiza ase kugisiga warakariye abantu baba All Star aba Bruce Melody aba batipe batandukanye muri showbiz nyarwanda bayirambyemo kuki wabarakariye abo baniga ni yagufashije agufasha agenda arenzaho hari umuvuno nenda kuzaza kubashyira hanze uburyo byangendekeye yego nka Bruce Melody yaje mu muziki asanga nkukora yego ese wakibaza se ndirimba imiziki mibi yego none se kubera iki mbazanira style from Uganda abantu bazifate nk'ibintu bya danger brother akakagira ubutumwa umusangiza ubutumwa namusangiza nave mu matiku nta gacuruza yiga ibintu bicuruza nakora amakuru ngo n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda akanya ngategera ku Rwanda ni Benovin ukambwira iyo nzererezi njyewe yego twizere ko nyuma y'indirimbo ugiye gusohora uri kumwe na buri kantu na buri nguni izamera nk'iyo wasohoranye na Jackie byihorere baca umugani ngo byihorere bishatse kuvuga iki umugani baca ngo byihorere bitega amaso brother yego reka nshimire abaradukurikiye uvuze byinshi kandi batangajwe n'imyambarire ku rubyiniro ese nyuma y'iyi myambarire yawe hari akandi gace uzatuzanira ano kuvuga ngo ngewe ubundi stage niho ntegura neza cyangwa se akunda kumbona muri video kubera ko mfite umufashion mu nzi wanjye muri generation kuri mashini ubwo rero ibi ntabwo bizahagarara dukora akagugu hari ahitwa kwa padiri cyangwa se ahitwa muri Ararume Ministries cyangwa se Ararume haruguru barahaza abere ibiganiro betuba barahaza ushobora kuba ugiye kuyobora showbiz imyambarire atungura abantu benshi oya ntago ari imyambarire gusa ese wumvisha indirimbo nari imbyari mbi oya ndirimbo ni nziza imiragoyenga Vairo 1300 yego weho babwire ngo ubundi byihorere giye kizababwira urakoze cyane urakoze nawe yes so man Fata zino ball. Yo bamama yo nubuki nadusuhuze nuko iwapfura abiruka bavuga amagambo biyahure mudusuhuza bavuga amagambo biyahure shana apfura abavuga amagambo bajya muri nyabarongo ngo buki tuzabaho mureka tujye n'ubusabane ubusirubyiruko warutukanye ngo maratwanga makuru yanyise neza ino weekend yabereye muri Camp Free Zone wallahi hano mu mujyi ni bavuga amagambo bajye muri nyabarongo bajye kwa makuza banambwiye bahereza tiki utumwe nabahereza nuko gahunda ari gukora cyane Jackie ndi Jackie nkomeza kubatamo umuhungu wanjye turacyari kumwe gahunda ni gang gahunda ni kugipfura gahunda igende no musore yaje kuri stage wenyine kandi mwarakorana nari nagiye gufata ko kunywa nagiye gufata ko kunywa ariko nari ndahari bungu nta kibazo mukanya turasubiraho nari yego Jackie ari musuko mushashe kugira kudutamo Jackie umva ndakubaza hari musuko mushashe uteganya kudutamo yego ibiri mishasha mu yawe nura mutipe yagoinze Vairo nyuma yuko yagoinze Vairo nacyo kintu muduteganyiriza ni vuba cyane okay
ni ukuri 550 ntabwo ibishaka kujya mu cyondo wowe ugeze ubona inzu y'icyondo irimo Marie Jose wowe none umukobwa barayica mu Rwanda bro none yacaga itwaro byari ubumunsi Manezo mvuge bya Sankara giye mugarura muri game witwa Julia Kamutwa aya Sankara bitubese bo ne kubabeshya iri paro Sankara nawe yabaye mu rugo imyaka ingayo imyaka heza dabaye bavuga ngo agiye Uganda baza makuru z'abazega General Imani wa Sankara yigaragaje webyi nakubwiye agaruka muri game brother agaruka yaravuze ariko garuka urabizo ya premier cyari cyo amakuru ndafite ya premier yarabona cyangwa mu mara Nabonye ngo guposting indirimbo ndikambwire bro kamera ni iyi dore ngiyi kamera da premier ndikambwire ikintu kimwe twahuriye mu gitaramo cyayisha ndakubwira ngo kubera icyo uta promote indirimbo yanjye urabyanga nagutunza ameza ngahe nkugabura brother unafite n'ikibazo cyo buretse uyu munsi wa none hamagaraga mukuru wawe Junior Giti akambwira ngo bro uwo muniga ngo yabaswe nibo byabwenge ngo inzoga kandi weho ntago wigeze unywa inzoga brother sibyo inzoga urabizi narazigukuyeho mama wawe ko yamaye inka mwarayimaye bare kunyanganyije ko yamaye inka mwarayimaye Junior Giti kwishyura inka yawe uzaze muri karitsiye uzaze gukoresha ikiganiro ahantu mba abaturanyi baguhereza ubuhamya brother buretse nkubaze reka nkubaze ntago njya nibeshye buretse Benovi mbabarire cyane wowe kuki wemeye ku giti cyawe kujya muri social media wowe ukagenda ukavuga uti ngewe ndi managing gahunda ya baroki telefone zose naguyiza papa cyangwa ntabwo yishoreraga bakagenda bavuga ngo murakiga uwitwa Junior Giti twese turibanye utavuga ko umuntu kushize nagomba kumurakiza wowe muri umuntu wa Junior Giti uzagera ubimubaze mari cyangwa baze bakayisa barabisima yawe giti bimeze kandi mama we wayimpaye nayo uzajya kuyibona cyangwa ni ntukambwira we Junior kubera icyo wafashe Sankara amashe gutwika uzingiye uburyo nakuraga video mu rugo za filime amashe gukora nka zijya Nyamirambo n'amaguru barangiza nasore indirimbo ngubaganira mukamba kuyipostinga nimure 300 bro 300 kana president y'ikina na radio y'ikina ariko abantu barayireba gendera comment zihari ugera ku ndirimbo yawe yarebwa y'umuhungu wa Kirisizi urebe ngo comment ziriho zingana gute Kirisizi agira zi comment zingagira miliyoni y'Rwanda Abanyarwanda n'ubwo arebe n'amarayika avuga ngo 300 ntabwo usana cyo ngo barabikopa brother nambara usase mubwira mu bitato kitajici indirimbo zana kumwazireba ntabwo Bruce Madera ariko ngijyanga musige mu munsi yambaraga ibiki mubwira ko inyuma se ngaho gena yirira ko inyuma none gatwambaye ubusa mwe muri gukina ibishego muri kubwira abanyarwanda ngako inyuma ngo henure mbese ni ibiki bari akinyuma zakimuri henu ese undi busubwita iki none ko indirimbo ze zadanje nibwo mukira kuri televiziyo kazima bakubwa n'amakarisi use baroki ntabwo basohoye indirimbo mbona nimba babwire Kalifani ni ibiki birabareba Kalifani ntabwo wabiganye kano kanya ndigana ndetse uburyo wambaye iyi style ninde uyifite mu Rwanda twa Benovi king of voice of the ambassador bravo avuze ngo kurako kamite imbere kure ongera natoka ntabwo ninya ukuro bravo akiri mu ntebe bagira ngo abana bakiriho abana bari hano hanze bakeneye bino byacu ntabwo akorera ibyibo ariko icyo nakubwira cyo tamuteringi aba upcoming bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba mubirengagiza ariko amuye as the ambassador of upcoming artists ni Jackie nzafungwe nta muntu ibasiye tamuteringi ibi bintu nimwe mwabishyizemo ngo buri wese ufite urimo yavu Jano zabaye nyinshi nayo nayifungura nayifite nkavuga ibyanjye abita bago dufata simbagarukaho bari yamyekeza ko nangiye kuvuga ngo ibigarasha ariko wanda kubera ko n'umuntu afata umwana w'umunyarwanda akamwandagaza seria ariko tamuteringi niba nsohoye indirimbo umuntu wamfashije n'itungo ngo nawe abindi bikorwa atajyana promoting ariko Dumba namushimira by'indirimbo ngere post sibyo Jackie ni ari inshuti wese Dumba yafashije kubera ko ari iriya ni plan B njye niba mfashe Jackie nkamukoresha filime mwebwe bamukoresha ibiganiro by'ubusambanyi namara kukoresha filime nkabona filime irarebwa namara kubona bigize umukobwa kubera ko afite impano yo kuririmba hano kuri Kigali nyine hano inyuma nayikora mukayireba nabyemera abatipe yo kugenda ushinga imbago yo kumuzana mu ndirimbo ibyo kuzana nawe bintu zanjye kuvanga ari ntabwo ari si mubeshya abakomedi iriya ndirimbo ni
bajuka bibiri mu Afrika basoma we mubaganira ni barese mu baganira ni abantu iyo ari kuba mushimo popo mbase kula batasiga ariko banza umfete king of voice note Ikinyarwanda garuki so kano kanya umwe mu bantu bakamenya akanya rufata abastari kubashyira nkaho kubashyira banda kudufasha bakoza agatsiko kabo abastari ariko abapukaminge gushyira hamwe niba ufata umustari mugenzi wawe ukamwandagaza unavuga byose no dinamita pepe Jendi munuki wa kubona naho wanyumva reka twishyira hamwe ko twe turashonje ayo mafaranga mwahaze turakeneye ngo mwe ni mubireke nese ubu mwana kose birashoboka sinagubiza ko abantu bataruze gutinya kuvuga ngo itabarisha ribu niba ni koresha ibyo bwe kizaze gupfura bazagupima hapi miki sako bazapfura yizeye brother sanza ruko brother sanza ruko ejo mu gitondo turabatama buri nguni buri kantu buri tire abahungu banyina nabashubuje kandi nabo noneho mu bisheke imivugiro y'imiri imbere yabo bakenda no barakoma birani byuresha okay byareka mushimire rero nanjye wakoze kandi mana appreciate brother jeyo mwe n'umuntu bana ari umutigisi urabizi urese imihanda wagiye okay ngaho ufata abakomedi ubusura mukobwa wawe nashatse kuvuga ngo avuge ngo namuzamukiye uri kumukora amakazi reba igano byose umukoresha uzatebaho ubwenge ubusiri mu Jesus rino joro ari hano nta kintu ashaka gufata ariko siri mu Jesus ndakubwiye inyarwanda igihe isimbi ukajya kuri za zindi ntaziba zitamiki kabweka suku wewe nzeno kwa ibiganiro iwawe ntuna posta kandi turi inshuti uza mu Rwanda tugahuza nushaka nari ibi inshuti yawe narateze bata ntukambwirwa n'ibyo mukora ntumbwire gasuku baza kugeza kubwira gasuku brother wewe wafunguye cyane ujya gukoresha takibi ibiganiro byose no byaratwitse ariko naba post zidirimbo ngo rukundo no ariko ntabwo byanga kumuvuga nabi namuvuze nabi namuvuze nabi cyane kugera mvuga ibyo uburenganzira bwabo we niba wagize umubroka ukavuga ngo nzajya mnapu promotinga abantu reka kwaka ibintu bya gutya yakwatse amafaranga washatse kumera nk'abantu ntabwo nyetse amafaranga impamvu mubwiye gutyo utangiye kunteranya n'agasuku ari kuguteranya nawe wowe urimo urashaka nakubwiye ngo ni inshuti yanjye bro ariko wowe mpamvu uri kuvuga nawe gasuku nuko afite ikibazo na buri kantu kandi ukamufitanye indirimbo nadusumba ibitero byanjye ntabwo njya nibasira mu buzima none kuko uri kumuvuga hano mpamvu uri kumuvuga nakoresheje ko niba koko abona ko ari inshuti ya Jackie ko twasohoye mu magana nayo postinge yabuze kugira ngo magana bisa n'integetse ukayikunda wowe byo postinga byose bamubikunda kuki waba aba promota igihangano ko ari kizi kuki waba nta kintu kireba postinze wanditse ko aba posting wasanga arimo neza abandika aba posting bra ye nakubashije azi ko mushaka kunanya n'agasuku ari kibazo nakubashije ntiwacyumvishe neza uri umwe mu bantu apkami kano kanya uri gufata abastari baca nkaho bakoze agatsiko mana bugahura cyane bakoze agatsiko wahere kuri Sankara uravuga uti ngena namutunzi sibyo mugaruye mu kazi mugaruye mu kazi zaza kuvuga ibyo nawe urangije uravuga uti mama we yanyemereye inka ntabwo nigeze nyibona ako kantu uri kujomba mu nagaki tubifate mu wundi mwandiko kandi abashimiye cyane imana mufate kayibige sana yes katubaha ikaza nababwiye ngo ni umunsi ni amavasa ni amashow 250 no kuri 50 tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye nkuko twababwiye aho twabagereye yes meze neza A bad man MC Grizz Mr. Akakanya on the ones twos. Let's get it one more time. Sky X Empire, let's go. Yes for sure. ya uko yagenze ukayifatanya niyo muhungu wabonye wambaye ubusa hasi hejuru baza kubona amashusho uriya uwo bita Benoview yaratwemeje tujye twemera nge ntago nzarya umuceri cyangwa mvuge ngo gutya na gutya uriya mutipe yabikoze pe oje for sure. wabonye iyi pati yahuje aba TikTok ari iki sigiye mu mujyi wa Kigali kuko ari vibe uterenze ni iki wavuga igusigiye mu mutwe wawe ikintu cya mbere ngiye nsigiye first ndamenyekanye abatari bazi ibihangano byanjye babimenye bamwe muri bo bagiye no kuri YouTube nagiye mbibona hano kuri nuza kuri platform zanjye urumva rero iyi show hari icyo kuri ngiye kuri side yanjye yanyongereye ku byo ndi gukora
nk'umuhanzi uri kuzamuka ni iki wasaba nk'umujyi wa Kigali cyangwa abantu bategura ibitaramo kugira ngo bategure ibitaramo byinshi byo kugaragaza impano mufite nk'abahanzi? Bo urumva twebwe nk'abantu upcoming cyangwa abantu bari kuzamuka tujya duhura n'imbogamizi like nk'ubu ngubu urabona habaye performance cyangwa habaye igitaramo ugasanga ntufite ahantu ho kugaragariza impano yawe, ugasanga rimwe na rimwe baragutengwa se wanashaka stage bikaba ngombwa ko wishyura, ariko iki gitaramo nk'uko babibonye byagenze neza kandi abantu bose bishimye for sure. Turagushimiye. Ni iki ku bahanzi nyarwanda bato muri kuzamuka imbogamizi mu Rwanda zo muri muziki nyarwanda nizi ko tubikora ko ari konsi bifi binini ariko babageraho indi bageze mu mashini? Abo mbere na mbere naguciye mu ijambo kugira tuze kuvuga tugaruka inyuma kuba ari kudukurikirana. Nje nitwa MC Grizzly mfite n'indirimbo nshyashya kwa koze urumva ikintu cyakuvura nye ntago bava kuri kamera utakivuze. Mfite indirimbo yitwa Zori, mfite n'indi bita Soge ya mbere, indirimbo nziza cyane kandi acyategura n'ibindi bikorwa byinshi byo guha abanyarwanda, urumva nagucika intege. Icyo kibazo mbajije rero ntago numvishe neza. Nakubajije muri minsi harimo abakinnyi abahanzi niyo bari kuzamuka ntago bari gukinda indirimbo zanyu bagakina bari abahanzi bakeye, ni ukubera iki babahora cyane mufite impano ngo mugaragaza impano? Reba urumva ufite impano ufite n'imbaraga, biba bisaba yuko byibuze hejuru za mbaraga ufite n'akantu. Mu Rwanda sinzi ukuntu wenda naza kubivuga umuntu amusaba support. Okay for sure, yamana yes for sure. Urumva mu Rwanda urasaba umuntu support, bikaba ngombwa yuko akubwira rero bro birasaba yuko twicarana ukanyereka ibintu ufite and after ubundi tukaba twaganira ubwo uko kuganira nta kantu nyene kakantu wagize gukora indirimbo igutwaye amafaranga none na wa muntu uvuga ngo okay nawe ndamwumva kuko nawe yaravunitse, ariko urumva gahunda ni ukuzamurana kubera yuko ntabwo wakwibagirwa umuntu wakuzamuye kwa for sure. Ni iki wasaba abapromota nyarwanda kugira ngo babashe kuzamura? Ufite impamvu for sure watwitse stage aka kanya ntabwo uri kugaragara ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo runaka, ni icyo uzira? Ikintu nzira cya mbere n'ubwo bushobozi nyine. Urumva nimba wowe ukoresheje imbaraga zawe nk'umuntu wajya no ku wundi wenda uri hejuru yawe ushobora kugusapotinga agashaka kukwaka amafaranga kandi nanone uri gutegura n'ibindi bikorwa, urumva bari no mu bantu bashobora kuguca intege nyine nimba bya bintu bikunze cyangwa ufite imbaraga n'umuhate bikaba wabifunguka buse ndimo ndakora ikintu hirya bakansaba ibi n'ibi. Gusa njyewe icyo nzi neza nuko twebwe ubundi dukeneye audience kurusha amafaranga cyangwa iki, tubanze tubereke ko dushoboye ubundi amafaranga azaza nyuma. Yamana bimaze kubona umuziki nyarwanda urwego ugezeho uri gukora n'urwego uri kubona umuziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda wowe uvuga twamaje kumva international kabisa, byaranje kurenga indi ntera, ubu turi hejuru cyane kuko nimushobora gukora indirimbo umuntu n'ubwa mbere yumvishe n'ubwa mbere akubonye ariko ukabona arimo aravibinga biguha hari indi shusho nyine biguha kwa yego. Urumva rero umuziki nyarwanda hari aho wavuye hari naho wageze, dushimira n'abakuru bacu kuko nyine nibo batubanjirije. Navuga ngo bakubuye ikibuga ariko niba byumva ukundi gusa nyine nabo bari mu bantu batumye natwe dutinyuka tukumva yuko dushoboye. So urumwe mu bantu batendinze ino bati ya Kamaro, weho nicyo wamubwira kano kanya? Ikintu nabwira Kamaro ibintu nabikomeze, ahubwo dukeneye n'indi show kumbwira ati bro noneho kujya performing hariya urasabwa 50k cyangwa akajana. Urumva nkanjye nk'umuntu ufite ibintu ahise mfunga bitumye nabyereka umunyarwanda. So urumva rero njye nabwiye abantu even promoters abandi bari muri ibyo bintu bagira umutima wo gukunda ibintu no kuzamura umunyarwanda. Yaman for sure. Bamwe mu bantu baba upcoming argiye usanga bashaka kuzamukira ku bantu bafashe izina bakavuga nabi cyangwa bakavuga neza kugira ngo bazamukire, uravuga iki? Ngiye icyo kintu rero ndakuvuga nabi se turahurira ngiye ndakora ibyanjye ahubwo numenye uzamenya, ariko nanone kuzamuka kuko nakuvuze nabi ibyo ngibyo ni discipline kandi urabizi ikintu kitarimo discipline nta hantu wagera kwa. Mu ndirimbo wagiye ukora ukoze indirimbo zingahe? Maje kugira indirimbo ebyiri kandi zifite audio na video ku ikofi yanjye, urumva nyine step by step nyine. Yaman for sure. Yaman reka tugushimire Oji, merci. Yes mwakoze ewan for sure. Yes ni Kigali 250 n'ukuri 550.